twakomeje kugenda dukora ibyaha hirya no hino, gusa hari ikintu twicujije twese muri timu cyo gukora akazi tutazi. Twaje kwakira telefone iri kuduha akazi tutazi ahantu iturutse, gusa ntabwo twe tuzi ko turi kwishira mu bibazo, kuko aka kazi kari indyankuriye cyane, nubwo twese twabifataga nk'ibintu byoroheje. Yatubwiye ko ari buduhe 500 tukamukorera akazi. Ubu ntabwo tujye dukorera ayo mafaranga, ariko kubera twe turi guhiga mu gihugu hose, twaravuze ngo ariko ayo mafaranga tuyakorere, kuko twe turi wanted, turi guhigwa kandi cyane. Kandi ako kazi umuntu wari ukaduhaye yaratubwiye ko ahantu turajya guhigira uwo muntu hari hizewe kandi hafite umutekano. Aha, kurusa duhamagaye hano ku Gasima, uzi icyo dushakira? Sha wapi pe, ariko n'ibindi bintu agiye kutubwira ndabizi. Agiye kutubwira ni tugaye tunyura muri la mihanda yo kwa Musisi, abapolisi batazadufatirayo. Wasanga n'akazi gashashya agiye kutubwira. Sha ibyo bisubizaho bivanye kuko nakazi turi bubone uyu munsi. Ahubwo ikinaje kutubwira ni bya bindi bihora. Nk'ubu ngiye maze ibyumweru 2 nta mafaranga nkora. Ahubwo ngiye mbona tuzazana umushinga wo kujya ducapura. Kuko bira bintu byo kugenda dusikama. Sha akazi hose tuzongera kukabona pe. Nk'ubu we tuvugisha ukuri. Ufite ibirego bingahe? Ibirego ni nkasa. Reba nk'ejo bundi nibye pigiseri 5. Hari akagabo kandi aburije gatakanjyana mu nteko iranteko yo kwa kabiri. Baba barampize abo umutekano wangendaho. Ejo bundi natwaye computer. Ira computer nayo uri nuza Tedros nawe ahita agenda arandaburiza muri ministeri y'urubyiruko. Uriya muhungu yarananiranye asigaye yiba abantu ibintu by'ebya ibintu nk'ibyo. Ubwo rero ariko ngiye gahunda irakomeje ngomba kubyiba cyetse nibampezayo niyo nzafunga 8 ngiye gahunda irakomeje. Sha ndikumva we warabaye akayungirizo pe, ariko wazanye igitekerezo cyiza, igitekerezo cyo kuva ngo tujye dukuramo bira byenda tuba twambaye by'abarasta tujye twiyambarira gutya. Reba nk'ubu ngewe sinyifatwa cyane nka mbere, ariko n'ubundi nanjye dosiye zindiho. Sha dosiye ntizabura cyetse nituzajye tujya kwiba mu zindi ntara. Ntashobora kugira professeur Barindi buryo wajya kwiba mu ntara. Sha nuko n'amafaranga utega twabona naho ndi twahita tujyayo. Wajyayo se sha uruhu, reba hari ahantu ngaho ugapfira mu ntara. Uriya mu ntara gahanga reka nkubwira ntago bari abantu barajejuka mu mutwe. Sha ndabona mwabukereye da cyane rwose. Makuru yanyu sha ni mabi nk'ibisanzwe. uyu munsi waraba meza. Ubonye utajya kwibahashya harenze se. Umunsi mukire twiziranye yamaye kontra yo gwiga ikiwe mpuzamahanga, kandi icyo kiwe n'umwanzi w'igihugu. Icyo kibura kizi cyangwa ufite ifoto yacyo? Ifoto yacyo ndayifite. Dore ngiye akirareba. Komo nase gisa nka bocara. Turashize none. Rero basore ko mubwira we gahanga ariko mubwira ko niwe neza niwe wa wundi yafoto Niwe ni wamubo. niwe Kindi kubona wambaye kimwe gusa. Ndabona ari we nawe. Rero ndagira ngo ugende nyine mu bice bya ruguru uruguru mufate nta numwe nagucika umbabari. Okay, twigire nyine nkaho tutazi kare. Wagiye kunyura nk'utambuka ngaho wigira nk'umuntu utambubonye atahita gutanga akakurasa. Okay, nari wige ni mugereyo sibyo nanjye kujya kumutangira. Twe tusigara na cyaka ntaducika. Bafu Numva meze neza. Yes. Beka kwa. Beka view. Fotora nazari. Man. Beka nazari. Kabisa. Gifoto we. Jeje gifoto kabisa. Hindura gifoto. Hindura gutya jya mu ruhande Gifoto we. Mano tanaka ni gapost. Reba hano fotora kandi gapost. Ano cyako wabanyitso. Igeri cyaki. Fotora tutami. Tutama neza.
mega view ubundi u Rwanda rwose ubundi tuba tugomba kubitanga imihanda none imihanda yose irimo view kuko imihanda yose irimo view koko wabaye inzobe cyaka we mbona biri kugenda aho iyi foto nzashyira kuri convention ariko uzi n'ikindi tugende tuyifatane muri ntabwo kiri tubona Ma inka data mana we turashino ngode bitangira kuri profile ikibazo kiravuga ati how do you feel ubundi muracaka iki gihe mwahereye mu nderanje ngoroka ibyo birarangiye umwanya ibeshyo ntabwo ndi ngoro kandi mwana tugaca zose nka ngoro kandi kuntu se shaka kugifata bye byoroshye amagara zane minota twirira ibice babureka ubundi ugiye kubwirana ubu tuvugana ku mutwe wa 1500 ikwirengagiza ntabwo kizi ko ari ikihebe tujya kwakira fone hari akazi tutigeze tumenya kuko umuntu waduhaye akazi ni nawe watubwiye ngo tujye kumwihigira kuko yari maneko w'igihugu ariko tuneka ngo arebe ko azatugeraho twigemuye tutabizi kuko twe tuzi waduhaye akazi nuko twamwizaniye